Jado Artist Official inyuraho ibiganiro by'urukundo. Content yacu yitwa urukundo ruganza iteka mu bantu. Iki kiganiro natangiye mubwira ko ari ikijyanye n'imibanire hagati y'abashoferi cyangwa se abamotari n'abagenzi batwara. Hari ikibazo rero kiba mu bantu, bizwi ko abashoferi cyangwa abamotari mukunda abagore cyangwa se igitsina gore niba ariko ndi bubivuge ariko birumvikana. Ese abagore cyangwa se igitsina gore nicyo kibakurura cyangwa nimwe mu gikurura mwitwaje ko mufite izo transport muri bubahereze bityo bikarangira mutwaye abagore b'abandi? Ako kantu ugira icyo ukavugaho. Bo kuri iyo ngingo rero biravunanye kuko buri muntu wese abivuga uko abishaka, ariko natwe ahubwo twe tw'abamotari tuba tubona ahubwo icyo gitsina gore aricyo kidukurura cyane urebye, kuko ntabwo waba umugore atabirimo neza watakwiyumvishijemo neza ngakundira icyo ngo nuko uri umumotari cyangwa ngo umutwarire icyo ngo nuko abonye uri umumotari, ahubwo nawe atuye abirimo neza, ahubwo wowe wamuserembura noneho bikaba ibindi bintu. Ariko ntabwo sinzi impamvu ahubwo byitirirwa abamotari gusa kandi n'abagenzi baba babifitemo uruhare. So urumva kuri iyo ngingo biragoranye kuko umuntu niwe umenya icyo agomba guha ubuzima bwe, agomba kubuha kugira ngo bugendereho. Ariko rero mw'abanyarwanda hano bashiki bacu nabo rwose ntiboroshye, hari uhura nawe akagukoma rwose ukareba guhindukira bikizana. Urumva kuvuga rero bisaba kwigengesera, bisaba kuba wowe warihaye kondisiyo. Umumotari mugenzi wanjye wese agomba guha ubuzima bwe kondisiyo, akavuga ati ngiye ngomba kuba nkeneye iki, nshaka kugera kuri iki, amarangamutima yakareka kumuganza. Ngiye ndumva iyo nama nziza nzima naho umumotari mugenzi wanjye, kuko hano abana bo rwose abana barahari rwose barashyushye. Inshuti bavandimwe, nk'uko bisanzwe iteka ni wa muhungu wanyu Jado Artist. Ubu ngubu tugiye gukora ikiganiro hamwe n'abamotari, tubatubwire ku bijyanye n'abagenzi batwara cyangwa se imibanire iri hagati yabo n'abakiriya babo, aribo twakwita abagenzi. Muri aka kanya rero reka turebe ko tubona umumotari, hanyuma tumubaze ese biba bimeze bite. Murabibona ahangaha ni mu muhanda w'icyaro, ndabona mbonye umumotari. Reka mubaze niba yakwemera kuduha ikiganiro. Bimeze bite motari? Amakuru amakuru ni meza bisanzwe. Hano turi ndabona ni mu muhanda w'icyaro, ni ahantu wenda njyewe nshobora kuba mpazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nk'abadukurikiye ntabwo bahazi. Hano hitwa ngo iki? Hano tuhagaze ubu turi mu mudugudu wa Rukore. Yego. Ariko epfo umuhanda ni umudugudu w'icya kabiri, aho bita mu kagari ka Ndekwe mu murenge wa Remera. Ndumva ubwo ni mu karere ka Ngoma. Mu karere ka Ngoma. Murakoze cyane. Wakwemera kuduha ikiganiro se wenda tuguhereze microphone kugira ngo tuganireho iminota mike? Ikiganiro kijyanye n'iki? Banza ufate microphone hanyuma nkubwire, ubundi utubwire niba hari icyo wadutangariza. Njyewe nitwa Jado Artist. Nkaba nkorera kuri YouTube channel yitwa Jado Artist Official, ifite content yitwa urukundo ruganza iteka mu bantu. Hanyuma wowe witwa nde kugira ngo tuganire n'abadukurikira twese tuziranye? Nje nitwa Migambi y'abagabo Jean Paul. Yego.
nkaba ndi umumotari bisanzwe. ukaba uri umumotari. Good. Yes. none ahangaha rero ikiganiro nshaka kugira ngo uduhereze cyangwa se tugirane, Yes. ndashaka kukubaza ese ubona muri aka kazi kanyu imibanire yanyu n'abakiriya banyu cyangwa se abagenzi mutwara, ubona biba bimeze bite? waduhereza ishusho ibiri hagati yanyu n'abagenzi mutwara. Urebye hagati yacu n'abagenzi dutwara, yego, urebye mu ruhande rumwe ni byiza, mu rundi ruhande ntabwo ari byiza, kuko hari igihe ubyuka ari sawa abagenzi mukababona, abo usanzwe utwara mukahuza mwese ukabatwara. yego, hari n'igihe ubyuka ukajya gushakisha ugaheba, yego, bikaba nyine umunsi wabaye nabi, ariko ntabwo ariko bihora. n'ubundi abanyarwanda babivuga neza ngo iminsi irasa ariko ntihwana. Cyane rwose. ese wenda hagati aho iyo wabyutse ukajya mu kazi bikagenda neza, uba ubona biterwa n'iki? ese iyo byagenze nabi bwo biba bimeze bite? ese hari iminsi mubonamo abagenzi, hari n'iminsi biba bigoye kubabona, bimeze bite mbese kuri icyo? Birumvikana, ibyuka ukatsa moto ugashyushya ukajya mu kazi. yego, hari umunsi uba uzi neza abagenzi ukunze kubabona, bitewe n'igihe nyine cyuzi abantu baba bakora move y'ahantu baba bajya. yego, hari n'igihe ugenda ukabyuka uzi uwo munsi ngo urababona, bikarangira nabwo utababonye. ariko icyiza iyo wageze mu muhanda ntabwo ujya ubura amafaranga, kuko abagenzi bo mu muhanda baba barimo. gusa hari n'aho ugera ugasanga nyine ntabwo bibaye nk'uko wabyifuzaga, ariko ntabwo kiba ari ikibazo cy'abagenzi, ahubwo kiba ari ikibazo wenda cy'igihe kitagenze neza. yego. ubu muri iyi minsi bizwi ko esanse iri high cost cyangwa se ihenze. ese byo ntabwo byaba inkomyi cyangwa se intandaro yo gutuma mubura amafaranga mu muhanda? ntabwo nabyo ntibyabura, kuko umugenzi mubwiye ngo aho ushaka kujya haragendwa n'aya, wagashaka kukwemeza ngo haragendwa n'aya, bikaba ngombwa yuko wumva wowe ahantu ugenda agiye kugenda rudakwiranye n'ayo mafaranga ari gutanga. urumva ko ari imbogamizi ziba ziri kuri wowe n'uwo mugenzi, bitewe n'uko uri kubara nawe esanse yawe uri muri moto, utabara n'urwo rugendo ugiye gukora ugasanga ni ibintu binyuranye cyane. bikaba ngombwa yuko umubwira ati wapi ntibikunda, kandi ari ikibazo nyine cy'imibare ya esanse, uvuga ati nimutwara gutya nkamugezaho nkagaruka nta wundi muntu mfite ndaba mpumbye, kubera yuko ari urugendo ahantu ari kujya nta muntu wizeye neza ko wahagaruka. Come on. aka kazi ko gutwara abagenzi mu muhanda, niba ubyibuka neza waba ukamazemo igihe kingana iki? akazi ko gutwara abagenzi imyaka 6 n'igice gutyo. imyaka 6 n'igice, hafi 7. urumva ni igihe gihagije kuba waba uzi amakuru yose yerekeranye n'aka kazi. ese kuba ibiciro wenda bya esanse biri hejuru cyane, ni ibintu bibaye muri uyu mwaka gusa cyangwa se no mu myaka yagiye ibanza hari ubwo ibiciro byajyaga bihinduka bikaba bito cyangwa se bikiyongera? urabona mu myaka yashize yatambutse yaciyeho, yego, esanse yari ikatutse, litiro iri kugura nk'icyabiri, ukabona wishyizemo litiro 3, wenda nko utwaye nk'abagenzi 2 bahise bayagaruza ya esanse yanyweye, ugasanga reba muri tanka yawe ukabona esanse iracyarimo, ugakomerezamo akazi ugahita uvuga ati amafaranga ndayabona. ariko ubu ngubu usigaye ushyiramo esanse y'ibihumbi 5, wacunga nabi watwaye abantu batari kuguha amafaranga agendanye n'aho uri kujya, ugasanga amafaranga urayabuze, usanga esanse yaraguhombe. ariko mbere watwaraga abagenzi, niyo watwara 2 esanse ukaba urayibonye,
wamara kubona esanse ugasigara uri gukorera ya verisoni, ugasigara ukorera inyungu. Birumvikana neza cyane ko ibi kibazo cy'imihindagurikire y'ibiciro bya esanse kitabaye muri uyu mwaka gusa, no hambere byahozeho. Ese iyo igiciro cya esanse gihindutse, iyo kibaye gitoya kuruta uko byari bihagaze, birumvikana biba ari byiza cyane kuri mwebwe. Ese abagenzi bo bamenya ko igiciro cya esanse cyamanutse, bityo bikaborohera mu ngendo zabo ryari? Nimwe mu bibabwira cyangwa amakuru bayakura hehe? byanga byakunda igiciro cyahindutse buri muntu wese arakimenya, kuko ni ibintu biba biri butangazwe ku maradiyo, ni ibintu buri ugende wumva ahantu hose, n'abamotari babiganira ati esanse noneho badukaturiye. Ntabwo urumva umugenzi ntabwo yabura amakuru, kandi ayakura kuri buri muntu wese aho ageze amakuru aba yihuta, ni ikintu cyihuta. Amakuru ya esanse yamanutse buri muntu wese abimenyera igihe, yaba umugenzi yaba umumotari, kubimenya abimenya vuba cyane. Iyo igiciro cya esanse cyamanutse, hagati y'umumotari cyangwa se umushoferi n'umugenzi, ninde biba bifitiye inyungu cyane kurusha undi? Urebye ari umumotari biba bimufitiye inyungu, ariko n'umugenzi biba bimufitiye inyungu, kuko byanga byakunda urugendo yagenderaga niba ari 1000 tuba ari 1000, byanga byakunda amafaranga 200 ahita avaho, byanga byakunda uko byabimeze kose. Yego. Hanyuma dukomeje, iyo abagenzi, ubwo twari turi mu gace ko kumva iyo igiciro cya esanse cyagabanutse uko biba byitwaye. Iyo yiyongereye, umugenzi nk'ahantu yari asanzwe azi agendera wenda 1000, bikaba ngombwa ko biba wenda nk'icyatanu bitewe n'igiciro cya esanse cyazamutse. Abagenzi babimenyera ako kanya, cyangwa se birabavuna mwebwe abamotari kugira ngo mubibumvishe? Iyo cyazamutse cyamanutse, iyo cyazamutse, tuvuge wenda iyo cyazamutse nk'ahantu yagenderaga yarazi agendera nk'igihumbi, bikaba ngombwa ko biba nk'icyatanu cyangwa icyatatu, mbega hakiyongeraho ibiceri runaka. Kugira ngo umugenzi ajye kubimenyera, biba ari ako kanya, cyangwa mwebwe abamotari bibasaba ingufu kugira ngo mubigishe, mubumvishe ko amafaranga agomba kwiyongera? Ntabwo ari ibintu biba byoroshye guhita wumvisha ko umugenzi agomba kwakira igiciro mubwiye bitewe n'icyo yagenderagaho. Yego. Bisaba ngo use nk'aho bimwumvisha, nyine muhe umwanya umwumvishe yuko ibintu byahindutse. Yaba ari umuntu uri kujya ahantu yihutirwa, agahita akubwira ati ntarebe tugende, ariko yaba ari umuntu ufite ahantu agiye bitari ngombwa ngo yihute, akamanza nyine agaca nko muri 3, yabona guca nko muri bamotari nka 3 akabona kugira ibi kuvuga ngo tugende, cyangwa agahita abwira uwo ako kanya agezeho, ariko ntabwo ahita abyakira nk'uko bimubwiye. Aha, nk'uko nabikubwiye rero, motari wambwiye ko witwa Migambi y'Abagabo Jean Paul. Nakubwiye ko iyi YouTube channel yacu rero yitwa Jado Artist Official, inyuraho ibiganiro by'urukundo. Content yacu yitwa urukundo ruganza iteka mu bantu. Iki kiganiro natangiye mubwira ko ari ikijyanye n'imibanire hagati y'abashoferi cyangwa se abamotari n'abagenzi batwara. Hari ikibazo rero kiba mu bantu, bizwi ko abashoferi cyangwa abamotari mukunda abagore cyangwa se igitsina gore. Niba ariko ndi bubivuge, ariko birumvikana. Ese abagore cyangwa se igitsina gore nicyo kibakurura, cyangwa nimwe mu gikurura mwitwaje ko mufite izo transport muri bubahereze, bityo bikarangira mutwaye abagore b'abandi? Ako kantu ugira icyo ukavugaho?
kuri iyo ngingo rero Yego. biravunanye kuko buri muntu wese abivuga uko abishaka, Yego. ariko natwe ahubwo twe tw'abamotari tuba tubona ahubwo twe icyo gitsina gore aricyo kidukurura cyane urebye, kuko ntabwo waba umugore atabirimo neza, waba atakwiyumvishijemo neza ngo agukundire icyo ngo ni uko uri umumotari, cyangwa ngo umutwarire icyo ngo ni uko abonye uri umumotari, ahubwo nawe atuye abirimo neza, ahubwo wowe wamuserembura noneho bikaba ibindi bintu. Ariko ntabwo sinzi impamvu ahubwo byitirirwa abamotari gusa, kandi n'abagenzi baba babifitemo uruhare. urumva uramutwaye nibyo birumvikana. Yego. wenda imabaje kuri iyo ngingo, ariko atayiguhayeho umwanya ngo nawe agire icyo yigusubirizaho, urumva nta kindi kintu wakomeza kubimusunikira kandi wumva atabirimo neza. Ariko iyo umubwiye ukumva nawe birimo, iyo ufite iyo ngeso urabikomeza. Ariko iyo ubaye uri umuntu wiyubashye, n'ubundi utwara umugenzi ukamugeza iyo agiye, nta bindi bintu mugiyemo byakora. Birumvikana. None se kugira ngo wumve ko umugenzi utwaye w'igitsina gore ugomba kumubaza kuri iyo ngingo, uravuze uti iyo umubaje kuri iyo ngingo akaba abirimo neza, ushobora guhita ukwakwanya, ariko atabirimo neza nta mpamvu, wowe ukora akazi ushinzwe, ibindi ukabyihorera. None se kugira ngo igitsina gore utwaye wumve ko ugomba kukibaza kuri iyo ngingo, murahura akagutega mukajya kugira iyo mujya wabimubajije, bisaba ko muziranye mu bundi buryo, biba bimeze bite kugira ngo ugezeho kumubaza kuri iyo ngingo? Bitwara igihe kingana iki? Biba bimeze bite? bitubwireho. Urabona nkatwe aka kazi dukora ni akantu kaba kaduhuza n'abantu buri munsi, buri saha, kaguhuza n'umuntu. Usanga nk'uwo mwahuye ejo murongeye murahuye, noneho hari igihe uhura n'igitsina gore gutyo ukagutega umunsi wa mbere, ejo ukamuha nimero, ejo akongera akagoma tuzuntware, nk'ejo bundi akongera akaguhamagara, bikaba ngombwa yuko uwo muntu mugenda mumenyerana muri tumwe na tumwe. Noneho bitewe n'ukuntu wenda igitsina gabo nacyo kiba kiremanwe n'irari, wenda bigaterwa n'ukuntu nawe ugenda umubona, n'ukuntu agenda kwiyegereza nawe gake gake, n'ukuntu mumaze kumenyerana. Noneho waba ufite ukuntu wumva nyine umufite icyo gitekerezo, wagira icyo umubwiraho kijyanye n'iyo ngingo, uhita ukura igisubizo kindi kiba gisigaye ugikura kuri we, yego cyangwa oya. Aha, ubu bivuze neza uti iyo umuntu akunda kugutega, ukunda kumutwara, hari igihe amarangamutima azamuka, bityo bikagukururira mu kuba wamubaza kuri iyo ngingo. None hanze aha abagabo bababarira, njye wenda ntabwo ndimo, ariko abenshi bababarira bavuga bati abamotari badutwarira abagore. Ubwo urumva ntabwo ari ukubatwara kuri moto, ubwo icyo mvuga uracyumva. None uravuze uti iyo umuntu akunda kugutega, birumvikana ubwo haba hajemo akamenyero. None se hari abadamu cyangwa se igitsina gore usanga aba afite nk'umumotari umutwara buri munsi, swati yaramufatanye, swati ni uko se baturanye, swati ni uko se baziranye. Nk'uwo muntu ntibiba bigoye kumva ko ushobora kumutwara ibyumweru bibiri mutaragera kuri ibyo ngibyo? Tutagiye kujya kure mu bisanzwe, n'ubundi uwo mumotari, uwo mugore utwaye n'umumotari aba atuye atari umugore, abatuye atari umugore wawe. Niba umumotari bahuye bagahuzwa n'ako kazi karimo, umugore ukajya kubona umumotari amutwaye, n'ubundi atuye atari umugore nyine w'umutima, ntabwo aba atuye ari uwo kubaka, ntabwo aba ari umutima w'urugo, ntabwo ari umutima w'urugo rwose. Umugore nyamugore ntabwo ari uwo gutwarwa n'umuntu wese yiboneye, kandi afite umugabo we. Ntabwo ari ngombwa rero ngo umumotari ngo yamutwaye, uwo ntabwo aba atuye ari umugore rwose. Urakoze cyane. None dusoza kino kiganiro, ni iki abamotari mushobora gukora kugira ngo
abagabo twebwe mutwarira abagore kuri ibyo binyabiziga byanyu mubyita ni ibinyabiziga ni ibinyamitende ni ibinyabiziga ikintu cyose gikoresha moteri ndumva aba ari ikinyabiziga ni iki muzakora kugira ngo twebwe mutwarire abagore mu buryo bwa deplacement twizere ko nyine iyo ngeso babavugaho bababeshyera ahubwo twumve ko n'abagore bacu ubwabo babakurura kugira ngo mushiduke nyine mubabaze kuri iyo ngingo ni iki muzakora kugira ngo twumve ko atari mwebwe ba nyirabayazana bo kudutwarira abagore nyine muri ubwo buryo kuri iyo ngingo ntabwo byoroshye kuko ari wowe umugabo nyiri umugore ntabwo byoroshye kandi ari nyiri umumotari no gutwara uwo muntu ntibyoroshye kuko buriya umuntu niwe wimenya ku giti cye yego ubwo umugabo ushobora kuzinduka ujya mu kazi umugore akazinduka ajya mu kazi ariko ibyakubayeho n'ibyabaye kuri uwo mugore niwe ubimenya kuko niwe wenyine nyine uba uri kumwe n'ibyo arimo nyine agomba kubungabunga urumva rero kugira ngo umuntu amenye ngo nzakora iki kugira ngo umumotari atamutwara biragoranye bisaba kuba ahubwo uwo mugore we umuziho ubwo bunyangamugayo bwe nyine gusa navuga gutera wenda akaba ari umugore wizewe bene ukajya umutegera n'umumotari nawe wizeye ubundi babivuga neza ngo kami ka muntu ni umutima we inshuti mukurikira rero Jao Jado Artist Official Art and Tailoring murabyumva neza ko imibanire iri hagati y'abamotari n'abagenzi batwara cyane b'igitsina gore nibo twibanzeho kuko kamemu ntabwo umumotari w'umugabo yagirira ari umugenzi w'umugabo mugenzi we keretse ari ishyano ryacitse cyangwa se ari bene wacu bita abatinganyi ariko abo ngira ngo ziba ari ka particulier ntabwo bikunda kubaho rero murumva ko imibanire ari nta makemwa ahubwo keretse iyo ari umumotari ushyushye agahura n'undi mugore nawe ushyushye utazi indangagaciro z'icyo ari cyo nibwo usanga ibintu biba byacitse none motari ni iki dusoza kino kiganiro ndagira ngo nkubaze ni iyihe nama wagira abamotari bagenzi bawe bagira irari ugasanga barashaka kuryamana n'uwo babonye wese ntacyo bitayeho gira inama ubagira urumva kuri iyo ngingo biragoranye kuko umuntu niwe umenya icyo agomba guha ubuzima bwe agomba kubuha kugira ngo bugendereho ariko rero mw'abanyarwanda hano bashiki bacu nabo rwose ntiboroshye hari uhura nawe akagukoma rwose ukareba guhindukira bikizana urumva ni ukuvuga rero bisaba kwigengesera bisaba kuba wowe warihaye kondisiyo umumotari mugenzi wanjye wese agomba guha ubuzima bwe kondisiyo akavuga ati ngewe ngomba kuba nkeneye iki nshaka kugera kuri iki amarangamutima ye akareka kumuganza ngende umva iyo nama nziza nzima naho umumotari mugenzi wanjye kuko hano abana bo rwose abana barahari rwose barashyushye ushobora kurebaho ugasanga ahubwo ukozemo impanuka bitateguwe ni ukuvuga rero ni ibintu umuntu agomba kugenda yirinze nko kwirinda ukagenda wirinze nyine wahaye ubuzima bwawe intego icyo ugomba kugenderaho bitari byo kugenda ujarajara urangazwa na buri kamwe kose ugiye kurangara n'akazi kugakora byazakugora kuko ni ibintu iyo ushaka amafaranga ukabifatanya no kugenda urangara ureba abakobwa bacu bazi kwambara neza abakobwa bacu bafite ibibuno by'agahishiro bafite imiterere urumva ni ibintu biba bitoroshye urumva ni imbogamizi tuba dufite mu muhanda ariko natwe ni ukuha ubuzima n'icyo ukabuha intego muri make ukavuga ati ngomba kugendera kuri iki mu yandi magambo niba mbyumva neza uragira uti umumotari mugenzi wanjye inama namugira ni uko yakora akazi ke kinyamwuga nta bindi bimurangaje
akamenya icyo yavuye mu rugo ajya mu muhanda ashaka. Urakoze cyane rero nshuti bavandimwe mukurikira Jado Artist Official and Tailoring. Ikiganiro cyacu naha tugisoreje, nge mwari kumwe nitwa Jado nk'ibisanzwe, na ikiganiro nagikoranye na Migambi y'abagabo Jeanne Paul. Murakoze cyane. Ushaka kugira ikindi utugezaho, ndavuga wowe ukurikira Jado Artist Official, wajya hariya hasi muri comment ukatwandikira ukatubwira uti iki kiganiro mwakongeramo ibingibi cyangwa se nakamwibagiwe kukavuga, cyangwa se ukaduha indi nama, cyangwa se ushaka no kugirana natwe ikiganiro watwandikira aho ngaho muri comment. Ibyo byose tuba tubikeneye. Ciao ciao, ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze cyane.